radiyo ubumwe uyu munsi turi kuwa gatandatu tariki 24 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Tukaba twinjiye mu byo za bimwe nk'ibisanzwe tumanuka mu karere k'ibiyaga bigari tuhita tujya mu karere k'imirwano aho mu cyumweru gishize komanda Francois nari nababwiye nti mfite amakuru ko ibyumweru bibiri by'ukwezi kwa gatanu, ibyumweru bibiri birangiza ukwezi kwa gatanu, ukwezi kwa gatandatu ndetse n'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa karindwi hari ibintu bigomba kuba mu karere k'imirwano. Ibi byose nababwira ngo mfite amakuru nubwo ntashaka kubabwira ama operasiyo arimo ategurwa, ariko nakomeje kugenda mbabwira nti mu gatsiko barabizi kuko barimo barashya ubwoba, ariko mu by'ukuri ama operasiyo nyirizina akaba yatangiye. Harimo operasiyo zimwe zigaragara muri za Minembwe hariya, operasiyo kubohoza Minembwe, operasiyo kubohoza Rubaya, kuko turimo tubona ko izi ntambara ziri muri Masisi zirimo zerekeza Ngungu. Ngungu mu by'ukuri ni ikibazo cy'amasaha ari imbere atari menshi cyane, ndetse bakamanuka begera muri Rubaya. Biba bikomeje kugenda bigaragara ko mu by'ukuri ingabo za RDF M23 AFC zikomeje kugenda zisumbirizwa na Wazalendo bariyapuye pari FARDC, ndetse mu majyepfo tukabona muri Sud Kivu tukabona ingabo z'abarundi nazo zikomeje kugenda zikubita mu hantu hakomeye cyane RDF M23 AFC twirwaneho. Tukaba tugenda tubona ko mu by'ukuri iyi koalisiyo ya FARDC, ingabo z'Uburundi ndetse na Wazalendo bakomeje kugenda bakora udutendo dukomeye cyane muri za gahunda. Nababwiye nti mfite amakuru nibitseho yuko ibyumweru bibiri bya nyuma by'ukwezi kwa gatanu, ukwezi kwa gatandatu n'icyumweru cya mbere ukwezi kwa karindwi, nimba umunyamerika atabyitambitsemo ngo asabire agatsiko icyo twakwita seserofe, rikanongera mbisubiremo, niba umunyamerika atabyitambitsemo ngo asabire Paul Kagame na RDF serofe, operasiyo Wazalendo zirimo zirakorwa neza muri Sud Kivu, aho tubona ko Yakutumba n'ingabo ziwe zikomeje kugenda zitanga isomo rikomeye cyane. Tukavuga tuti za ngabo z'inyamwuga bimeze gute, bigenza gute, aho n'abazungu batangiye gufatirwa ku rugamba, ba bandi bafashaga RDF mu kugurutsa bwa budege bw'iyahuzi. Ndetse tukabona naho bita mu majyaruguru aho tubona hari umujenerali oto proclame uwo bita generali, ndimo kugenda n'inyobozi izina rye, umujenerali uhari muri za Masisi ukomeje kugenda rwose nawe arimo akora ama operasiyo akomeye cyane. Mutayomba, generali Mutayomba nawe akomeje kugenda atanga isomo rikomeye hariya muri Masisi, ndetse muri Masisi atanga isomo rikomeye cyane, aho za ngabo z'inyamwuga za RDF M23 AFC zikomeje kugenda mu by'ukuri zisubira inyuma, ndetse zigata ibikoresho bikomeye cyane. Ibi byose akaba nta handi izi ntambara zirimo zerekeza mu majyaruguru ya Congo, mu aho turimo tuvuga hariya muri Nord Kivu, aho mu by'ukuri izi ntambara operasiyo zirimo ziba ari operasiyo zo kwirukana umuntu bita Paul Kagame mu kibaya cya Rubaya. Akaba ari ibintu bikomeye cyane mu by'ukuri tugenda tuvuga mu by'ukuri izi operasiyo zikomeye cyane, mu gihe turimo tubona ko mu gatsiko mu by'ukuri RDF baruciye bakarumira, kubera ko ibintu birakomeye hatangiye kubona ko mu by'ukuri operasiyo zatanzwe zirimo zikomera cyane, ari nta shida nta kabuza rwose bizaba bikomeye. Batangira kunyura mu mizindaro ya Kigali ngo RDF igiye gutangira gutaha, kumbi ko ari ugutangira gutegura imitemo y'abantu kugira ngo bumva ibitero birimo bibasubiza inyuma, noneho bazagenda abaturage bazavuga bati ni RDF yavuyeyo, none harimo harakubitwa M23 na AFC. Ariko ibyo byose turabizi neza ko mu by'ukuri ari RDF ikomeje kugenda isumbirizwa, kuko mu minsi ishize hakomeje kugenda haba icyo twakwita za drone zakomeje kugenda zirasa abantu bakomeye cyane ahantu habera amanama ya RDF, uko bagiye mu mitingi zo gupanga urugamba, drone zikaba zabagezeho zikabashwanyaguza. Ibi byose ni twakomeje kugenda tubwira abanyarwanda ko ibintu bikomeye, izi ntambara zirakomeye cyane cyane ko ziba zitegurirwa mu by'ukuri antene za radiyo umwe ziba zihari. Buriya banyarwanda n'abanyarwandakazi, inshuti za radiyo umwe twabanye kuva kera, igihe cyose nje mbabwira nti mfite amakuru nkabaha n'igihe, mu by'ukuri mujye mutegereza icyo kintu kigomba kuba. Ibi nari babwiye nti mfite amakuru ni mu cyumweru gishize, ibi byumweru bibiri birangiza ukwezi kwa gatanu, ukwezi kwa gatandatu n'icyumweru cya mbere cy'ukwa karindwi, nimba umunyamerika atitambitse ngo asabe seserofe, asabire Paul Kagame na RDF seserofe, irabyara inyana iravuka.
iravukira hehe ntimuze kuba mumbaza ngo abasirikare benshi babarunze mu gishwati abandi barunze muri za nyungwe hariya za cyangugu imipaka yose ngo bagiye kuzibira ese biragenda guteza kugenda guteka ibyo byose twamenya kugeza abagabo ba kigali ko icyuti kindi bagombye kumva izi mpanuro tuba tubaha mu by'ukuri abandi ubundi impanuro barazishyura kansaringi barazishyura abagabo ba kigali n'abakansuri izi ntambara zitangira bakiri muri cyanzu na myonyi hariya hejuru yabonaga hariya aho nabwiye paul kagame ntirukana kabare nkugira inama ejo n'ejo bundi utazambara imyenda utazasebera aho wigeze kuba ushashagirana ariko ibi byose muri by'ukuri mubwira mubibona mu by'ukuri ko iyi ntambara irimo igenda ihindura isura kandi irimo igaruka mu by'ukuri igarukana ba bagabo bari bayise ibitangaza ariko twese turabizi mu by'ukuri ko ikibazo burya cyari bariya abasirikare ba Paul Kabila b'abajenerali hafi ya bose 30 bafunzwe bakomeje kugenda bagambana batanga za Guma batanga za Bukavu muri bukaje ba generali yafe n'ingiye mabwiho bwa mbere ahita nafatwa nyuma y'ibyumweru bibiri kuko nayo mfite amakuru ko avugana na Kabarebe na Makenga ni ibintu twari tuzi urumva se niba ngiye mbizi ndi komanda François urumva nka Kongo cyari igihugu kinini kuba cyamenya ko uko bigenda byose mu by'ukuri ukabona ko mu by'ukuri ubundi igisirikare cya Kongo kirakomeye ikibazo nabakimunga kubera ko abantu benshi cyane mu bajenerali bari kuri payroll ya Kigali burya iyo tuvuze ko bari kuri payroll y'umuntu bita Kabila Joseph Kabila uriya hoza ari president nyine nyuma yo kwiba amafaranga y'igihugu ko bavuga ko uriya Kabila yibitseho za miliyari zirenga hafi 200 nizo yakomeje kugenda n'ubundi agura bari abasirikare bose kugira ngo basubize hasi Felix ako Felix nakomeje kwina mbabwira mufitiye icyizere gikomeye cyane izi ntambara zatangira abo twabanye ntabwo nigeze nsubira inyuma kuko ngiye n'umugabo nasomye ndamurira ndavuga umugabo yemeye kuvuga ati ngiye nzapfa ariko ndwanira igihugu ntabwo nzaterega ubwoba n'umuntu bita Paul Kagame ngo afite ibiturika ndetse aramubwira ati ngiyewe izo esprit diabolique zawe ngiye nzazisengera ubundi nzikubite hasi nzitsindishe guerre diplomatique médiatique économique ibi byose nababwiye abantu mwakurikiranye radio mwakurikiranye bivugaho cyane babwiye mwiterwa bwa no kubona mu bita Paul Kagame arimo agenda atanga amafaranga menshi cyane masirikare mu bajenerali bakabafasha bunagana akabantu rucuro ageze kiwanja araje afashe Goma agafashe Bukavu bagivira ariko ibi byose nari mbizi yuko akimara gufata Goma ikimasa kiyimije nabi babwiye umunsi yayifashe kandi koko iyi ntambara hisi sihindura isura afashe Bukavu abantu baravuga bati Sefini afashe Uvira ndavuga nti cya kimasa kirayimije none mumbwe nyambiri garutse none nk'ubu mbabwira nti faca agomba kuzarwana defensive kugira ngo buying time zo gukora diplomasi iyo cyo kintu faca yumvishije radio umwe kandi ajya avuga ngo ntago batwumva muri ibeshya cyane muri presidence hari Kinshasa hari desk yishinzwe muri yose y'abanyarwanda niyo mpamvu buriya umunsi umuntu bita uriya chef d'état major uwo bita Mubaraka Muganga yarimo hari yabwira abamotari ngo yifatira Rwanda ngo barangiza bakajya muri Kongo ngo bakafumbira abantu amashyamba ngo ubundi bagaruka muri Rwanda yababyina insinzi mwabonye ko bwakiye bahita bafunga Rwanda yakongera gukora muri Kongo ibyo byose mwarayibonye kwiko ko badukurikirana cyane ko abakomeje gukurikirana strategy na ifite zino ntambara mwabonye ko mu mutafaci aizo yagiye akurikiza mwabonye ko mu by'ukuri nkuko nge nayibonaga intambara zikiri hari yabunagana narabwiye agomba kurwana defensive kugira ngo abone time yo gukora diplomasi kuko Kagame ho hantu yari hageze na bano ba imperialiste ba mpatiugo abandi bafatanyije kwi imitungo y'abanyafrika ko rero mu by'ukuri mu mutafaci na timu bafatanyije barakomeje kugenda rwose bakurikiza inama nagiye ntanga mu by'ukuri conseil na advice nagiye ntanga kandi zagiye zibagiraho bareba Patrick Muyaya twari touch byo rwose ntari banga ririmo tujya tubaha ukuntu bagomba kugenda badejua imikino ya Paul Kagame kandi kuko byaje gukunda kandi ko namwe kugenda bagenda nti komanda François ngiyewe nizeye umuntu bita Faci agomba gukina guerre diplomatique kwengejinga guerre diplomatique guerre médiatique guerre économique ubundi yamara kwitsinda akazagaruka muri guerre militaire kandi ahita arangiza umwita Paul Kagame ibi byose maze imyaka 4 mbibabwira ntabanga arimo niyo mpamvu abantu bazabambwiye bati François ko wavuze ibintu byose kagenda biba ejo bundi kubaje katubwira ko hari ibintu bigiye kuba mu operation y'irimo tegurwa wagiye kuba bite bitimeze gute none ko cyuri mu burutaza yewe uraka kandi babwira ngo nzajya nzanje kubabwira ngo bimeze gutya na gutya harakurikira ibi ngibi ibindi bisigaye musigana ikaramu muvivura ibyo nabwiye bitabaye nibihe harabibye gufata ibintu rero gufata ahantu kuri yirukankaga ari insinzi no
buriya rero muri gere mu kintu muri pisiko muri icyo twita mu bya gisirikare hari umugani uvuga ngo rirabya kirira roderiniye, burya ngo uzabyina insinzi ntuzabyina bwa nyuma. Uzishimira insinzi ntabwo uzayishimira ngo uko wafashe Goma cyangwa ngo uko ngo wafashe Rubaya, wafashe Bukavu, wagenda za Uvira nyuma yo gupfusha abana 5,000-6,000 mu byo gushyira abanyarwanda mu madeni adabarika, nyuma yo kujyana kwangiza byinshi, nyuma yo gukora izo za masakire zose bazabazwa mu minsi iri imbere. Ntabwo ari iyo nsinzi mu by'ukuri. Iyo bavuze ngo rira byanki rira rodeniye, burya ngo uzabyina insinzi nyayo nuzayibyina bwa nyuma amaze gutsinda urugamba. Ba bandi babyinnye mwabonye babyina hari i Kigali mu gatsiko ngo Uvira tombe, ngo Goma tombe, ngo Bukavu tombe, abandi bantu bacika intege bagira gute. Komanda François ngende nabwiraga nti harimo no strategy turimo twa Faci na Evariste kuko batega imitego, uramutego buriya mutego babateze wa Uvira bakayifata nta mirwanyi ikomeye habaye. Haya naho ni imitego, ni strategy za gisirikare z'uburyo wengenjinga umwanzi wawe, enemy wawe, ukamushyira ahantu kugira ngo umukorereho iyo twita guerre diplomatique. Mu by'ukuri ibi byose mwabonye ko byakoze umuti kuri Evariste n'umuntu bita Faci. Ibi byose ari ikintu gishimishije cyane nuko iyi ntambara navuze ngo abantu mwakurikiye radiyo ubumwe mukaba murambukiwe no kwandika ibitabo no gukora amadokumenteri. Ibiganiro twakoze byose ibyo nabagejejeho bikoze documentary ihagije cyane, amateka akomeye cyane. Abandika ibitabo bazabyandike, aho umusivile Faci agamburuje generali w'ibihe byose imyaka 38 mu ntambara, kuko Kagame nawe tumutangira 94, Kagame tumutangirira yinjira mu gisirikare kwa Museveni. Mu by'ukuri abantu batangiye kugira bavuga bati bigaragara ko mu by'ukuri iyi strategy ya Faci izigishwa mu mashuri ya gisirikare mu myaka izaba zagisha mu mashuri ya gisirikare, kuko mu mateka n'ubwa mbere umusivile agamburuje umujenerali wishyigikiwe n'abampatsi ibihugu by'abisambo bafatanya kwiba imitungo ya Afurika. Ibi byose kandi twagiye tubabwira mu by'ukuri. Komanda François nkabamba nejejwe cyane nuko umuntu bita Faci yavuze ati njyewe nzatanga amaraso, ntabwo ari nka Kagame. Iyo byakomeye, iyo irimo biturika yafashe indege agiye kureba Arsenal, buriya Kagame muzamurebe iyo urugamba arimo ruturika rukomeye abari hanze, abari mu Bwongereza bagiye kure umupira mu Bufaransa hose, muzamurebe buriya igihe cyose agiye gutangiza urugamba rukomeye hariya afata indege akagereba aho ajya kugorobereza. Bikwiye ku muntu w'umunyabwoba. Akomeza Faci ntabwo yatewe ubwoba n'ibyo byose, ntabwo yatewe ubwoba n'abajenerali bose bari pro Kigali bose, agumya arwanamo intambara zikomeye cyane kandi aravuga ati intambara tuzayitsinda. Abanyarwandakazi arabibesha ko ngo Kagame ngo yize kutubwira ngo muzabigenza gute, muzanyuza mu zihe nzira ngo ya diplomasi se, ngo y'ibiturika se, ngo mu kirere cyangwa mu mazi. Yataje kumenya nuko diplomasi ni intambara igenda buhoro, akitangiye gufata intsinzi rigaragaza. Banyarwanda nukomeje maze iminsi mbabwira ngo mwitegure kwakira intsinzi. Tugiye kwakira intsinzi aho umunyagitugu yadutegeye ntabwo azadusanga, ikorosi mu mwijima dutegeyemo ntabwo ariho azadusanga. Icyo agiye kubona ni kimwe. Kagame aje kwisanga ahantu atigeze atekereza. Ntabwo yagize atekereza ko Bazalendo bazabaho, kuko Bazalendo babaye créé par Kigali. Bazalendo benshi mubona hariya umuntu wabubatse ni Kigali, ni bakabari bariya. Ako Bazalendo baje kwisobanurira ko intambara babamo ari intambara ziza kubasenya. Baravuga batugomba kuba abapatriote tukarwanira igihugu. Ibi byose nkunda kugira mbivuga ngo nyewe n'akazi njya nibaza bari abanyamasisi mu by'ukuri bijwe muri ibi bintu, ndetse batoza no kujya kurimbagura abaturanyi babo b'abahutu n'andi moko. Ariko cyane cyane mubona ko bagenda barimbagura abahutu bo muri Nord Kivu, kuko abahutu muri Nord Kivu ni majorite, nibwo bwoko bufite abagera kuri 4 miliyoni zose muri miliyoni zituye Kivu zombi. Ariko ubona ko mu by'ukuri hariho gahunda ya RDF yo kubwira abantu b'abanyamasisi gutanga kugenda bakora ubwicanyi muri bari abahutu baturanye n'andi moko bajyamo, abahunde, abandandi n'iki, ariko ntabwo ari cyane. Ariko iyo bageze kuri bari abahutu bo muri Nord Kivu, kuko nibo majorite, nibo bageze hafi kuri 5 miliyoni barica, ndetse n'akana n'agasaza bose bakarimbagura. Ibyo byose ntabwo ari byo turimo tuvuga, biri reported muri UN za groupe z'aba expert b'aba UN bamaze kuza inshuro 3 kuva izi ntambara zitangira, na nyuma yaho bafatiye Goma
bavuga ko bamaze kwica abarenga 30, ibyo byose biri documented, murazi bya Kishishe, muza byaheyo byose, ntabyo bigenda bigaragara ko RDF 23 bagendaga bibasira abo mu bwoko bw'abahutu. Ibi byose ni ibintu bikomeye cyane, kandi tuzi ko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Nkunda kuvuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza, kandi nakomeye kugenda ntangiriza intambara mvuga ngo buri mu generali wese agiye intambara ya nyuma rwana yatsinda akaba marshal, yatsindwa agapfukama agasinya amasezerano y'amahoro agasaba imbabazi, ariko we yasinye imbere ya Trump hariya imbere ya Faci, ariko ngo aracyahanyanyaza. Icyo tuzi nuko mu by'ukuri Kagame nkeka ko aracyafite amashanse make cyane, ariko nagumya kwinangira. Wazalendo n'umujinya bafite bisize insenda bamanuka baherekejwe na FARDC babapuya ba Hibu, turimo tubona mu operation arimo gutuma RDF ifite imbundi bakirukanka cyane. Turimo tubona mu majyepfo ingabo z'u Burundi zivuga ziti, Evase yavuze ati turiya abanyarwanda turaziranye, twararwanye nta n'imbunda tugira, turabumutsa pe tukabumutsa. Ibi byose turimo turabireba, ariko bose n'abana ba Rwanda, kuko waba ubita ba Ivan bacyo mu ruba Paul Kagame barimo baryoha i Kigali, bari abasande baryoha i Kigali, bakohereza abana ba Nyagupfa ngo bajye gupfira muri ziriya ntambara, kugira ngo Kagame n'umuryango we nabo mu gatsiko na bya bisambo by'abazungu bafatanya kwiba imitungo ya Kongo bakomeze kugira mu butunzi bwa Kongo. Ariko akakanya kudona ko intambara zahinduye isura uko biragenda kose. Timetable nabahaye yuko impera y'uku kwa gatanu ku gatatu n'icyumweru cya mbere cy'uwa karindwi, ibyo navuze bigomba kuba, ibyo navuze bigomba gusohoka. Komanda François nzabisinyira mvuge ngo ibi nabivuze mbihagazeho, mfite amakuru, mfite resource, maze kubivuga mwanya ko Nyamerika bavuze bati mwirinde abantu bari mu Abanyamerika bari mu Rwanda, birinde Igise, Rubavu, birinde na Rusizi. Ibi byose babivuze maze kuvuga biriya bintu, ayo makuru tuba tuyafite, kandi amakuru tuno turayabona. Wazalendo bagarutse bameze nka special force, Hibu bapuya mu kirere, naho Air Force za drone zibapuya, ndetse n'amakuru ku gihe. Ibi byose mo turabibona ko mu by'ukuri umuntu uta Paul Kagame ku kijyanye n'ubutasi barangije kumupfukamisha, kandi koko ni mu gihe udafite mu kirere, iyo udafite mu kirere baba bagufite. Ibi byose mo turabireba mu by'ukuri mu gatsiko ngo aracyarwana, ariko tubabwira ngo aho mwategeye ntabwo ariho muzatubonera, kubera ko intambara tuzayitsinda nko mu bufindo. Nongere mbisubiremo, General Paul Kagame, nongere nkubwire ngo iyi ntambara iyo uza kumva inama nakugiriye ntabwo uba ugeze hano. Ikibaje ni Abanyarwanda, ikibaje ntabwo ari wowe n'abo mu gatsiko n'abo ba General bifobagane. Nakunze kuvuga ngo igihugu cyagize ibyago kijya aba General 54 ba Kenyege, ba Kawadi, abakoloneli magana Kenyege Kawadi, bamajuru ibihumbi ba Kenyege Kawadi badashobora gukadiriye. Kandi nongera mbisubiremo, ba General niba mugifite akenge mukadiriye, ba koloneli ba majoro mugifite akenge mukadiriye, ba senateri, ba depite, bayobozi mwese mu nzego zifata ibyemezo, nababwiye ngo nyuma y'ibi byose, nongera mbisubiremo, nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR, nyuma y'ibi byose Paul Kagame na Killing Machine dufitanye urubanza. Ibi ngibi muzayibonesha amaso. Murakoze. Bisanzwe mwakumwe nanjye François mutuye mu ngukuruzo bwa Radio Ubumwe, bigo gukora subscribe, like and share, kandi no gusiga commentaire, kandi mujye mumbarira dufite akazi kenshi cyane, tuba travelingemo sometime, ariko hari byinshi tuba dukurikirana, ibindi tuba tureba, kandi twigiye tuje kubereka fact, tubabwira ko twebwe izi ntambara uburyo twazinjiyemo tumaze kuba ba expert muri izi ntambara, kuko ntacyo Komanda François navuze ntabonye cyangwa mutazabona. Murakoze. Abona attendre, salut.